zano mfite amashimwe menshi. Mbere ya byose ndashima Imana ko twese ko turi hano tugimwe ku mwuka w'abazima, tukaba twagira ubuntu bwo kuza guhimbaza Imana. Cya kabiri ndashima Imana ko yankoreye konseri nziza, nanyemera tugakomera amashi. Ntago biba byoroshye, ni ubwa mbere nari nteguye igikorwa kiriya. Imana yabanye nanjye, Imana yanshiriye inzira, yaba mu buryo bwa amafaranga, uburyo bw'umwuka. Nyine nabaye umuhanzi no mu kuvuga. Narindi kuvuga ngo ndashima Imana ko yanshiriye inzira, yaba kubona amafaranga mu buryo bwo mu mwuka no gutegura ibintu byiza. Icyubahiro ni cy'Imana. Bibiri ijambo ry'Imana riravuga ngo nubona abantu bagukomera amashi, uzace bugufi uvuge ngo Mana jewe ndi umukozi w'imburamumaro. Rero icubahiro ni cy'Imana yabikoze, ntago ari kubw'imbaraga zanjye, ni Imana ye. Mwanyemera tukayiha icubahiro. Ntatinze, mu gitondo narindi kujya muri studio n'abaririmbyi kugira ngo turebe ko ziriya ndirimbo twazitaho zikazasohoka. Nari nagiye gufata umwe, njyewe ngenda kubafata, ntabwo nkunda ko abaririmbyi banjye batega moto. Niba Imana yarangiriye umugisha nukuri twari twapanze gahunda, ndababwira ngo buri wese nzaza kumufata ahari n'aho atuye tujyane. Nta mpamvu yo gutega moto ngo nindangiza ngende mu modoka njyenyine, kandi abangaba niho bavunika kunandusha. Ubwo twari turi kuva Kabeza, nari mvuye gutwara Aline ni nkawe utuye kure, abandi bari muri ibi bice by'i Remera. Imvura yari irimo iragwa, byari mu gitondo. Umuntu yadepashije mu ikorosi. Abantu bafite perime bazi n'ibintu byo gutwara ntabwo babyemewe kudepasa ahantu hari ikorosi. Noneho icabaye njyewe namwikanze, kuko nanjye ntabwo nari niteguye ko umuntu yakora ico kintu. Mu kumwikanga rero njyewe ndamuhunga. Mu kumuhunga ipine riranyerera aho umuntu utwara aba yicaye. Mu kunyerera imodoka ibura kontrole, nkomeza kurwana nayo. Urumva niyo ibintu bibaye gutyo umuntu aza asa nkaho abuze ubwenge, n'ubu uri kwibuka gufata feri, uri kubona nyine imodoka yabaye nk'indege kabisa. Nkomeza kurwana nayo, ibyakurikiyeho simbizi, gusa nyine nagariye ubwenge. Twataye umuhanda, imodoka yarenze umuhanda, yarenze nyine. Konfi nabimubwiye, mwerekana amafoto. Ikintu gitangaje ari njyewe ari Aline, twese nta n'umwe wagize ikibazo. Kandi urebye imodoka ukuntu yabaye yangiritse cyane, ariko ibyo n'iby'isi birashira. Icambere nuko twebwe turi bazima. Rero ntabatindiye, mureke dukomere Imana amashi, dufatikanye twese. Uri byiringiro byacu Mana, nta muntu n'umwe wakwiringiye wakozwe n'isoni. Imigambi ya Satani ihora iduhiga, ariko Mana ukatubera amaso. Uringa bidukingira, ntabwo dukangwa n'ibitugose, ntabwo dukangwa n'ibituzengurutse. Satani yaratsinzwe. Ubwiza bwawe bumanuke, umunezero wawe umanuke Mana. Amaraso yawe yadukuye mu mwijima, tuzana mu mucyo.